Ndabaramukije mu izina rya Yesu KRISTO and Pastor Clement ndagarutse kugira ngo twese tuganire ku ijambo ry'Imana kandi turushaho guhugurana kugira ngo tubashe kumenya no gukomeza urugendo turimo kujya mu ijuru tudafite byinshi bigenda bitugusha bidukura muri system ya KRISTO. Reka rero mbere yuko tugira byinshi tuvuga, reka manze nasenga Imana kugira ngo dusabe Imana yo mu ijuru umwuka wera tuyobore muri ibi biganiro byacu cyangwa se muri ijambo ry'Imana tugiye kumvira hamwe, kugira ngo umwuka wera aze kuganza muri byo, izina ry'Uwiteka rishimwe kandi rihabwe icyubahiro. Reka duce bugufi rero dusenga Imana. Mana, mu izina rya Yesu, Data twese uri mu ijuru, Imana ishobora byose, turagushimiye kandi turaguhimbaje. Tugushimiye kuri Imana ishobora byose, tugushimiye kuri Imana ihoraho, tugushimiye ko wakoze ibidasanzwe uyu munsi wa none twongera iminsi yo kubaho. Ntabwo tuba tugihumeka umwuka w'abazima yataza kuba imbaraga zawe, ariko kubw'urukundo n'imbabazi watugiriye wemeye ko twongera kugera muri uyu munsi wundi w'inyongera ku minsi twamaze. Reka izina ryawe ribishimwe kandi rihabwe icyubahiro. Hari benshi bari mu bitaro, hari benshi bahuye n'amagisida, hari benshi bari mu magereza, hari benshi bavuye no muri uyu mubiri, ariko twe turacyariho. Ntabwo ariko turi b'intungane cyangwa se ngo tubarushe gukora no kunezeza, ahubwo ibyo wakoze ni ukugira ngo dukomeze dutunganye byose bidatunganye. Izina ryawe reka rishimwe kandi rikomeze rihimbazwe. Dusengeye ikiganiro tugiye gukurikirana n'iri jambo ryawe, turakwinginze kugira ngo tuyoborwe n'umwuka wera. Kandi Data twese uri mu ijuru, wese uri buze gutega amatwi iri jambo ryawe, ndasenze kugira ngo rize kugira icyo rimara muri we, rize kugira icyo rihindura muri we, kubera ko ijambo niryo ritubeshejeho, kandi tudafite iri jambo twabasha kuyoba tukava mu byizerwa, ariko wari duhaye kugira ngo ribashe kutubera indorerwamo ndetse umuyoboro tugeze mu bwami bwo mu ijuru. Turakwinginze rero kugira ngo umwuka wera abanze natwe, kandi umwuka wera aze kutuyobora ubwo dutangiye, tuze gusozanya nawe, tuze gusoza kiri kumwe natwe, nta kirogo yabonetse hagati muri kiganiro, tubuze gushima izina ryawe. Byose reka tubigushimira ko ari wowe ubishoboye, mu izina rya Yesu Kristo urakoze kubyumvise, amen. Ndongeye ndagarutse ni mwene so Pastor Clement kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Imana yo mu ijuru duhereze umugisha kandi Imana itugirire neza. Kandi nshimira abantu bakomeje kudushyigikira muri uyu murimo. Hari abatanga comment, hari abakora like, hari abakora share, hari abakora subscribers. Ni ukuri Imana yo mu ijuru ibahe umugisha, kandi nawe niba utari wayikora ukore subscribe kugira ngo ivugabutumwa cyangwa se uyu muyoboro ubashe gukwirakwizwa, kuko iyo wakoze subscribe YouTube hari uburyo ijambo ry'Imana cyangwa se ibyo twavugiye kuri uyu muyoboro wa Ajeningoga TV ibasha kunyanyagiza ahantu henshi, bikabasha gukurikiranwa n'abantu benshi, bityo ubutumwa bwiza bugakomeza kurushaho kwamamara. Mbibutse ko uyu murimo turimo ntabwo ari business, ahubwo ni ivugabutumwa ryaguye rigera ku bantu benshi icyarimwe, kubera ko muri iyi minsi hari abatabona uburyo kujya kwicara mu nsengero ngo bumve ijambo ry'Imana, kandi n'abicara mu nsengero ntabwo ariko bose bahabwa ijambo ry'Imana nyakuri. Hari abicara mu rusengero bagahabwa ibyo abantu bifuza bitewe n'ibyo bagendereye, bitewe n'ibyo bararikira, ariko twebwe turi ahangaha ku muyoboro wa Ajeningoga TV tuvuga ukuri kose kw'ijambo ry'Imana, kubera ko tuba twatumwe na KRISTO, turi mu murongo w'Imana, turi kuvuga ibyo Imana ishaka. Uyu munsi wa none rero ariko mbere ko ninjira muri ibyo reka mbasuhuze, mumbabarire abari mu burasirazuba bw'u Rwanda ndabasuhuje, abari mu burengerazuba bw'u Rwanda ndabasuhuje, abari mu majyepfo y'u Rwanda ndabasuhuje, abari mu majyaruguru ndabasuhuje, abari mu mujyi wa Kigali ndabasuhuje, abari muri East African Community ndabasuhuje, abari muri Afurika yose ndabasuhuje, by'umwihariko abashiki bacu bari muri Mozambique, abandi bari muri Zambia, abandi bari muri Malawi, bene data ndabasuhuje, abari Uganda duturanye, abari Congo, abari mu Burundi, abari Tanzania, mwese muri Imana abane namwe, ndetse namwe muri hakurya y'Ibwota Masimbi, abari muri Amerika muri Kansas ndabasuhuje, abari muri Arizona ndabasuhuje. Ni ukuri Imana yo mu ijuru, abari muri Ohio ndabasuhuje, abari muri Phoenix ndabasuhuje. Mwese mwumve ko mbaramukije mu izina rya Yesu, n'abandi mwese aho muherereye mukunda ijambo ry'Imana, mukunda kubana natwe, Imana yo mu ijuru nibaha umugisha. Rero uyu munsi turi kuzoganira ku ijambo ry'Imana, nk'uko amaze iminsi mbibabwira, muri iyi minsi turimo turakebura umutwe. Umunyarwanda yaravuze ngo iyi nkoko ipfuye amagi arabora. Niyo mpamvu uyu munsi hano turi kwibanda ku bantu, ku nkoko. Inkoko reka mbagereranye nk'abayobozi b'amatorero, abayobozi b'amadini.
ubu nibo ndi kwibandaho cyane, Imana iri kuntumaho cyane kugira ngo nibamara kujya mu murongo bazabona abayobore n'abandi ibintu birushaho kugenda neza. Rero iyi nkoko ipfuye amagarabura, niyo mpamvu ndi kwibanda ku bashumba, niyo mpamvu ndi kwibanda ku bapasitoro, niyo mpamvu ndi kwibanda ku babishopu, niyo mpamvu ndi kwibanda ku ba apotre, kubera ko nibo bayoboye, nibo bari kurivora. Iyo bitagenze neza muri bo cyangwa se batabitwaye neza, ibindi byose birononekara. Niyo mpamvu rero ndi kukwibandaho cyane, niba Imana iri kumbwira ngo mbwire cyane, kubera ko niho ibintu byose byapfiriye, niho ruzingiye mugani w'Abanyarwanda. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha mwese, nizere ko muguwe neza. Uyu munsi wa none turi buze kurebera ijambo ry'Imana riboneka muri Tito, igice cyaho cya mbere, umurongo waho wa 5 tugeze ku murongo wa 11. Tito igice cyaho cya mbere, umurongo waho wa 5 ugeza ku murongo wa 11. Reka tuhasome, nitumara kuhasoma tubone twinjire mu butumwa bwiza bw'Umwami wacu Yesu Kristo yadushyize ku mutima kugira ngo nze kugeza ku bavandimwe bakora umurimo w'Imana. Imana mu ijuru ibahe umugisha. Tito igice cyaho cya mbere, duhere ku murongo waho wa 5 tugeze ku murongo wa 11. Reka dusome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Paulo ashinga Tito gutunganya iby'itorero ry'i Krete. Umurongo wa 5, icyatumye ngusiga i Krete ni ukugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye, kandi gushyira abakuru b'itorero mu midugudu yose nk'uko nagutegetse. Umurongo wa 6, ibyo ni ukuvuga abagabo batariho umugayo, bafite umugore umwe, bafite abana bizera, kandi bataregwa ko ari inkubaganyi cyangwa ibigande. 7, kuko umwepiskopi akwiriye kutabaho umugayo nk'uko bikwiriye igisonga cy'Imana, kandi ntakwiriye kuba ikigenge cyangwa ikirara cyangwa umunywi w'inzoga cyangwa umunyerukoni cyangwa uwifuza indamu mbi, ahubwo abe akunda gucumbikira abashyitsi, akunda ibyiza, adashayisha, akiranuka, wera, wirinda. Umurongo wa 9, kandi akomeza ijambo ryo kwizerwa nk'uko yaryigishijwe, kugira ngo abone uko ahuguza abantu inyigisho nzima no gutsinda abamugisha impaka. Umurongo wa 10, kuko hariho benshi b'ibigande n'abashukanyi, cyane cyane mu bakebwe, bavuga ibitagira umumaro. 11 rero tugiye gusoreza, bakwiriye kuzibwa iminwa, kuko hariho imiryango y'abantu bubika bakayimaraho, bigishiriza ibidakwiriye kugira ngo babone indamu mbi. Imana yo mu ijuru ishimwe, kandi Imana yahabwa icyubahiro. Bene data wa Kristo, bavandimwe, itorero ry'i Krete cyangwa se i Krete uyu munsi wa none hano mu gihugu cy'u Rwanda niho duherereye. Niyo mpamvu ariyo turi kuvuga ubutumwa bugarura cyangwa se buri hano oziranturu y'ahangaha mu gihugu cy'u Rwanda, oziranturu East African Community. Abantu bose bumva ikinyarwanda, abakozi b'Imana, niyo mpamvu nugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana kandi mbagezaho n'ubutumwa bwiza bw'Umwami wacu Yesu Kristo. I Krete rero ni igihugu cyacu cy'u Rwanda. Abashumba barimo, icyatumye dusigara, icyatumye tudapfa, icyatumye tudatanga uko abandi batashye, ni ukugira ngo dutunganye ibyasigaye bidatunganye. Ibidatunganye ni ibihe? Ni muri uyu murimo wa Kristo. Ntabwo ibidatunganye ari muri bizinesi zinjiza amafaranga, ari mu bizinesi z'ubwubatsi, bizinesi z'ubuhinzi, ahubwo twebwe turi muri departema y'ivugabutumwa y'ijambo ry'Imana. Mu ijambo ry'Imana rero batubwiye ko hari abantu binjiye guhishwa, bigisha inyigisho z'ubuyobe zitari nziza, bityo bakaba bari kuyobya intore z'Imana, bakayobya intama za Kristo. Natwe umusore twahamagawe kugira ngo tubashe gukora uyu murimo. Ariko rero nubwo twahamagawe dukora uyu murimo, benshi ntabwo ariko bari kuwukora, benshi ntabwo ariko bari kuwugendamo. Abantu bahinduye sisiteme ya Kristo, ahubwo binjira mu yindi sisiteme. Niyo mpamvu nje kubabwira ngo uyu murongo, iki gitabo cyangwa se iki gice kiri muri Tito igice cyaho cya mbere, uhereye ku murongo wa 5 ugeze ku murongo wa 11, uze kuhasoma urebe niba uko wahamagawe ari kumeze. Muri iyi minsi ya none hari uburyo abantu bari barahamagawemo. Imana yamaye ijambo kugira ngo turigenderemo, turiganiriremo, kugira ngo benshi ribakebure, ribagoreye mu murongo wa Kristo. Hari uburyo abantu benshi bari barahamagawe. Bene data, ibi ntabwo mbivuga nka Clement, ntabwo mbivuga nk'umuntu usanzwe, ndabivuga nk'umwana w'Imana kandi uhamagawe na Kristo, watumwe na Kristo kugira ngo nkemure
abapasitori bagenzi banjye, mbibutse ko ndi umupasitori, mbibutse ko ndi umushumba, naje ngaho kugira ngo abashumba bagenzi banjye mbashe kubakebura, kubera ko hari abantu bamaze gutana bava mu murongo wa KRISTO bagenda mu wundi murongo. Ariko ndashaka ngo uyu munsi wa none twongere duhuze ubumwe, tugire ubumwe bwa muri KRISTO, kubera tugende mu nshingano KRISTO yaduhamagariyemo. Imana yo mu ijuru ishimwe. Hari uburyo abantu benshi Imana yabahamagaye. Bene data, mbabwire ngo Imana imbwiye ibintu byinshi, nkunda kubyuka nijoro mwandika iyo ngiriwe ubuntu, wenda sinzi nawe muri kubibona, muri yangana ku ikoranabuhanga ntabwo bibyoroshye, ariko ndababwiye ngo iyi Imana yamamagaye, ibyo imbwiye ndabyuka nkabyandika mu gitondo bwace, nkazana imbere yanyu kuri Ajeningoga TV kugira ngo mbashe kubasangiza ibyo umwami Imana ashaka. Imana ishimwe cyane. Nubwo ndi mutoya, ariko umunyarwanda yaciye umugani ngigi ryahana inyoni. Muri ibintu bya KRISTO nta mutubamo, n'umwana w'imyaka 2 yamukoresha kandi ibyo ishaka bikagerwaho. Ngero ntago ndi muto cyane, ariko n'ubundi hari abansumba, hari n'abo nsumba kandi b'abashumba. Rero reka mbabwire ngo bene data, mutega amatwi mu byo Imana ishaka. Benshi Imana hari uko yabahamagaye. Bamwe yabahamagaye mwuzuye umwuka wera, abandi bahamagara mufite urukundo, abandi bahamagara mutinya Imana, abandi bahamagara mufite mwigisha, mufite inyigisho nzima, abandi bahamagara muyigisha inama mukayibaza mbere yuko mugira ibyo mukora, abandi bahamagara mufata ibihe by'amasengesho, mufata ibihe byo kwinga KRISTO, abandi bahamagara mufite imitima yo kunyurwa, mudakunda iby'isi, mudakunda ibibanezeza, abandi bahamagara mudakunda imbiya, mudakunda amafaranga, abandi bahamagara mudakunda icyubahiro, abandi bahamagara mutajya mu busambanyi, mutunganye, mudakunda abagore, mudakunda abakobwa, abandi bahamagara mutonye ibisindisha. Ariko uyu munsi wa none Imana ifite agahinda, Imana ifite umubabaro, Imana ifite amarira, Imana irababaye, kubera ko nimwe mwari imbere, nimwe mwari ibyizerwa, nimwe mwari abizerwa ba KRISTO. None uyu munsi mwarahindutse, mwahinduwe n'iby'isi, mwahinduwe n'ab'isi, mwahinduwe n'uduhendo Satani guhenda abantu, mwagambaniye itorero ry'Imana. Yewe umwuka wera aho wari uri musigaye mwarahimuye, ahubwo mwasize ubutunzi. Aho umwuka wera wari uri mwasize gukunda amafaranga, aho umwuka wera wari uri mwasize icyubahiro, mwashyira gukomera, mwashyira mwumva ko nta cyabagamburuza, kandi nyamara Imana yabahamagaye mwuzuye umwuka wera. Imana ishimwe cyane. Imana ibahamagara mufite urukundo, abarwayi mubasura, abafite ikibazo mubafasha, mubagira inama. Kubafasha ntabwo ari uburyo bw'amafaranga gusa, n'uburyo bw'ibitekerezo, kubumva mukabatega amatwi, kubera ko muri abaganga baruta abaganga bo mu bitaro bisanzwe. Muri abaganga bavura imitima, muri abaganga bavura ibikomere abadokiteri badashobora kuvura. Urwo rukundo mwari mufite ikibahamagara, uyu munsi ntabwo mugifite. Nimumenye inama zirwaye ziri, ngo abantu babaye benshi, ariko ibyo ntabwo uzabibwira Imana. Ibi Imana yaguhamashyize imbere, yaba Imana yagushyize mu maboko, abo bose uzababazwa hatabuzemo n'imwe. Zanaba Imana yaguhaye uzazibazwa hatabuzemo n'imwe. Yesu yaravuze ngo mu ijambo ryayo yataye intama 99 ijya gushaka intama imwe yari yazimiye. None wowe uri gushaka muri iyi minsi nizihe? Urukundo rwarakamye, musigaye mwibera ngo n'iby'abamwarimu, n'iby'abayobozi b'amasengesho, n'iby'abadiyakoni. Ibyo ngibyo Imana izabikubaza. Mushumba garukira aho ngaho. Ibahamagara mutinya Imana, ivuga mukumva kandi mugahindisha umushyitsi n'ijambo ryayo. Uyu munsi ntabwo Imana ivuge ngo mwumve, uyu munsi ntabwo mushaka ko Imana ivuga, musigaye muyitegeka, musigaye muyiyobora, mukayitwara uko mwiboneye, nimushaka no kumva ibyayo. Ariko Uwiteka Imana Nyiringabo afite amarira n'agahinda. Imana yo mu ijuru ishaka kugira ngo mwongere muhindukire, mugaruke mu buntu bwayo. Imana ishimwe cyane. Imana yabahamagaye muyigisha inama, ibyo mugiye gukora byose mukabanza mukayigisha inama. Imana ishimwe cyane. Mukabanza mukayibaza, Mana ko bituyobeye, Mana ko bimeze gutya, Mana tubigenze gute, Mana dukore gute, Mana twitware gute. Ibyo mwarabigiraga mbere yuko mufata umwanzuro, mugafata ibihe byo gusenga, mugafata ibihe by'amasengesho, mukegerana, mukabaza Imana icyo mukora. None uyu munsi wa none musigaye muhubuka nk'abantu batagira ubwenge. Uyu munsi wa none musigaye mufata imyanzuro nk'abantu badafite Imana, ahubwo mujya mwitekereje, mugahita mushoka mufata kugira ngo mubashe kunezeza imitima yanyu. Ariko Imana ifite agahinda. Imana yabahamagaye mufata ibihe byo gusenga, musenga iminsi 3, musenga iminsi 4, ariko muri iyi minsi musigaye mwaratuye inzara. Hari indwara zavutse muri mwe, ngo yanasenze ngigifu kirarya, ngo yanafashe amasengesho, ngo nibyo abana bakiga gusenga, ngo nibyo bagikizwa,
reka mbabwire ngo Yesu nawe igihe cyarageze afata akanya ajya gusenga mu gashyamba k'Igetsemani, ajya kubaza Imana, ajya gusaba Imana imbaraga. Ariko yo muri iyi minsi biri kukuyobera nk'umushumba, aho utafashe ibihe byo gusenga, aho ugafata ibihe byo guhamagara abashumba, ugafata ibihe byo gusanga ab'isi, hakaba ujya kugisha inama ko bimereye gutya mbigenze ute, ukajya kurwanisha umubiri. Mwe benshi muri kurwanisha imibiri, muri kwitwaza abo mufite mu nzego z'ubuyobozi, mukajya kurwanisha imibiri, ugasanga muri gukora ibidakwiriye, kandi mufite igihe cyo gusenga, mufite Imana yo mu ijuru mwabwira, yarangiza ikabagira inama. Igihe cyo gusenga cyarakayutse, nta masengesho ugikora ngo ufite byinshi ngo muri busy, ngo hari abandi bakwiriye kubikora. Ibyo ntabwo ari byo Imana ishaka mushumba. Nagira ngo mbwire muri iki gitondo, muri amasaha uri hose, waba uri mu Rwanda, waba uri muri Afurika, waba uri i Burayi, ngo kera warasengaga, uyu munsi ntabwo usenga. Amasengesho y'umunsi umwe ntabwo bigishoboka, amasengesho y'iminsi ibiri ntabwo bigishoboka, niba turi ntabwo ukijyamo. Rewe ntiwareba, amasengesho yarakamye, musigaye mugenda nk'imodoka itarimwo amavuta. Ibyo ntabwo Imana ibishaka. Reka nkubwire ngo ongera ibihe byo gusenga, garuka mu bihe byo gusenga. Imana ishimwe. Icya kindi gikurikiyeho ngo mwari mufite ngo imitima yo kudakunda iby'isi, mwari mufite umutima wo kunyurwa. Ibyo mwari mufite byose mwari mutunze mukiri abakene. Reka mbabwire kugira ngo mumenye ko ari aho mwavuye, usubize amaso inyuma urebe uburyo wari ubayeho, usubize amaso inyuma urebe uburyo waryaga, usubize amaso inyuma urebe uburyo wanywaga, usubize amaso inyuma urebe ibyo wambaraga, usubize amaso inyuma urebe uburyo wagendaga. Yewe inkweto zarahengamye, none uyu munsi wa none usigaye ufite imiguru utabara, usigaye ugendana moto cyangwa imodoka, usigaye ufite igare ryo kugendaho, usigaye ufite ibyo kwambara, usigaye ufite ibyo kurya. Imana yagukuye mu bukode, Imana yakwishyurira abana, ibyo byose Imana irimo irabikora. Ariko uyu munsi wa none kunyurwa byararangiye, kandi Imana yaguhamagaye uri umukene, wari ufite kunyurwa muri wowe. Imana ishimwe cyane, wari ufite kunyurwa muri wowe, wari ufite guca bugufi muri wowe, wari ufite kwemera Imana no kumvira Imana muri wowe. Ariko uyu munsi wa none kunyurwa byaragiye, usigaye ufite irari ry'iby'isi. Niyo mpamvu uri kugambanira Imana, niyo mpamvu uri kugamburuza ukajya mu nzira zidashimisha Imana kugira ngo ukunde ukuronka iby'isi. Imana ntabwo irishimye, Imana irababaye, Imana ifite agahinda, Imana ifite amarira ku hejuru yawe umushumba, hejuru yawe pasitoro, hejuru mu bishopu, hejuru mu apotre, hejuru mu mwarimu. Imana ifite agahinda. Nyurwa n'iby'isi Imana yaguhaye, nyurwa n'ibyo ufite, nyurwa none n'ikigero Imana iguteretsemo. Uyu munsi wa none ureke kugambanira Imana. Imana ishimwe cyane. Imana ibahamagara mudakunda amafaranga. Amafaranga amaze gutuma mujya muri Eliminati, amafaranga amaze gutuma mwinjira mu butinganyi, amafaranga amaze gutuma muteshuka ku by'Imana, amafaranga amaze gutuma mugambanira abakristo banyu, amafaranga amaze gutuma murekura agakiza, mwemera guhemukira Kristo kubera amafaranga. Turabizi systeme ya Satani ifite ubutunzi buteye ubwoba. Benshi bararimbutse bazize amafaranga. Amafaranga arimbuye abashumba benshi, amafaranga arimbuye abapasitoro, amafaranga arimbuye ababishopu, amafaranga arimbuye abapotre. Amafaranga atumye muhemukira Imana. Imana yo mu ijuru babaye ifite umubabaro. Imana yabahamagaye mudafite kundi cyubahiro, none uyu munsi wa none icyubahiro cyarabarenze. Hari wigeze kumbwira ati se pastor mushumba, kubera icyo utambara amakoti buri munsi, kubera ko utambara ikoti buri munsi? Reka mbabwira n'abantu mu nshuti zacu hara ku murongo bigeze kuba pastor, kubera ko ubwiriza utambaye ikoti, kubera ko ubwiriza utambaye neza abapasitoro, kubera ko ubwiriza utari ahantu hasa neza. Bene data kubwiriza ndahantu hadasa neza ni ukubera uburyo cyangwa se ubushobozi. Ariko nureba mu biganiro byacu byabanje twigeze gutambutsa ivuga butumwa turi ahantu hasa neza, ariko byaraduhendaga cyane, ubushobozi bwacu butubana buke. N'iyindi gukoresha ni telefone, ariko nta cyatuma uvuga butumwa ridatambuka. Imana iransangira irambwira ngo ntago abantu banjye bazumva ari uko uri kuvugira ahantu hasa neza, ntago abantu banjye bazumva ari uko urindire ngo uzabone ubushobozi bwo gukoresha ibigaragara neza, ntago abantu banjye bazumva icyo gihe ubwo hari inama zizaba zararimbutse zaramaze kugera ahantu kure gashoboka. Ahubwo wowe koresha ubushobozi ufite ariko uvuga ubutumwa bwiza bwanjye, ibindi nzabyikorera. Rero bene data kutambara ikoti ntago ari ukubera ko tutayagira, kandi no kwambara ikoti ntago ari itegeko muri uyu murimo. Icyangombwa ni ukuvuga ibyo Kristo ashaka. Ibindi by'imyambaro ntago bireba imyambaro, ntago ari ireba. Nubwo turi muri mu gihe cya vision, abantu bakwiriye kuba bambaye biteye ubwoba, ariko icyo ngibyo
ngibyo nibyo biteye abantu ikibazo, nibyo biteye abashumba benshi icyubahiro, wumva ko batambaye ikoti, baticaye imbere kuri mimbara, baticaye bunaka, batakiriwe mu buryo runaka, icyubahiro kigoye abantu benshi, bari kugipfa bakarwanira mu nsengero, bari gupfa icyubahiro. Ibyo biri kubabaza Imana. Ikindi kikurikiyeho, Imana yabahamagaye mudasambana, Imana yabahamagaye mutari abasambanyi. Uyu munsi wa none abashumba benshi musigaye muri abasambanyi. Imana ibiri kubireba, benshi musigaye mufite za biro, musigaye mukora mu ibyaha. Imana ibiri kubibona. Niyo njyewe Pastor Kapi nabibona, Pastor Clement niyo nabibona, ariko Uwiteka bari kubireba. Musigaye muri abasambanyi, abadiyakoni mwarabamaze, abaririmbyi mwarabamaze, hari n'abajya gushingirwa. Mbere yo kujya gushingira umukobwa wawe ukabanza ukajya kumukorera ibyamfura mbi. Ibyo byose Imana iri kubibona. Amarira ni menshi mu Rwanda, amarira ni menshi hirya no hino ku bantu bari gusambanywa n'abapastori, ku bantu bari gusambanywa n'abashumba, ku bantu bari gusengerwa ingo n'abashumba. Ibyo biri kubabaza Imana cyane. Ubusambanyi bubaye bwinshi mu bakozi b'Imana, ubusambanyi bubaye bwinshi mu bavuga butumwa, ubusambanyi bubaye bwinshi mu bapotre, mu babishopu. Ubusambanyi Imana iri kubibona. Wa mudiyakoni we, wowe Imana iri kukureba, ijisho ry'Uwiteka riri kukubona. Ibyo uri gukora Imana igiye kubiguhembera. Wa mushumba we, abaririmbyi urabamaze, abakristo bawe urabamaze, Imana iri kubibona. Yesu agiye kugusanga, agiye kukubonana nawe. Ibyo byose ukora mu bwisho, ayo maroji muraramo, ayo mahoteli muraramo, Imana ibiri kuyareba, kandi igihe kirageze. Niwumva nuhinduke, Yesu agiye kugenderera. Mana ishimwe cyane. Yabahamagaye mudasambana, umusigaye musambana. Yabahamagaye mudasinda, mutanga ibisindisha, musigaye mubigendera mu ikoti, mukagendera mu ducupa tw'amazi ya Nili, abantu bakagira ngo ni amazi asanzwe, kandi ari za nzoga zo nazo uko zitwa. Ngibyo byose Imana iri kubibona. Bashumba, bakozi b'Imana, Imana irababaye. Ibyo byose bitumye yururuka, ije kubonana namwe. Izo nzoga musigaye munwa, mukazituma rwihishwa, mu ofisi yanyu zisigaye zirimo zisa n'amazi, kugira ngo n'amazi wajya kunywa muri bare cyangwa muri resitora cyangwa se muri hoteli runaka, ugatuma ikirahuri ukajya ugenda usukamo, abantu bagasanga ku meza yawe hateretse icupa rya fanta, ariko ibyo wavanzemo biri mu ikoti cyangwa mu maguru yawe ni ibindi bitari fanta. Yesu ibyo byose ari kubireba. Imana igiye kururuka icyubahiro cyayo. Ibyo yari yaragushinze wamaze kubivamo kubera kutanyurwa. Ubusinzi bubaye bwinshi ku babishopu no ku bashumba. Harya kunza ngo ntabwo ari ngeya, abandi barazitagatifuje ngo ni akaji, abandi barabitagatifuje ngo mbese ngo nutwica inzoka, ngo amibe ngo hita ngisinzira. Ibyo byose ni urwitwazo mufite imbere y'Imana. Mutere mwabona amafaranga, ntabwo mwabitekerezaga mugihamagarwa, bari muri mu mwanya. Aho Imana bahereye ubuzima bwiza, mutangiye kwitura ibibi. Aho Imana bahereye ubuzima bwiza, mutangiye kwihemukira. Aho Imana bahereye ubuzima bwiza, mutangiye kwishora mu bibi. None muri kwibabaza. Guhera ibyo ngibyo rero bigatuma muyobora inama zayo nabi. Mana ishimwe cyane. Ariko uyu munsi byose mwabishemo, Mana irababaye. Uyu munsi byose mwabishotsemo. Gusambanya mwarabushotse, gukunda iby'isi mwarabishotse, gusambana, kwiba mwarabishotse, gukunda imbiya mwarabishotse, kudasenga ni mukibyikoza, gutinya Imana reka shwida. Yewe urukundo rwarakamye mu bashumba, ariko ibyo byose biri gutera Imana agahinda. Reka mbabwire ngo Uwiteka aramanutse. Basabe kugira ngo mugarukire aho ngaho. Hari abantu bamaze kwinjira muri ibyo ngibyo, bagifite amahirwe yo kugaruka, ariko hari n'abandi binjiye muri ibyo bamaze kugenda buheriheri, kugaruka bitagishoboka. Bamaze gutanga ibitambo kugira ngo muhabwe imbaraga, bamaze gutanga ibitambo kugira ngo muhabwe ibitangaza, muhabwe gukiza ngo abarwayi. Ariko reka mbabwire ngo ibyo byose murindira Kristo, ibyo bushobozi bwose arabufite, ariko kubera mufite imitima ikunda iby'isi, mushaka kugenda mu mamodoka meza, mukagenda mu mazu meza, mukabana ashimishije, mukagira icyubahiro, ibyo byose nibyo mukeneye, mukagira amafaranga menshi, mwamaze guhemukira Imana. Ariko reka mbabwire ngo izo mbaraga mwakiriye, mwamaze kujya gucirira, wagira ngo nimbwa mwakiririye, mutunzi wanyu mu ngo. Izo mbaraga mufite mu nsengero, Imana ibiri kuzireba, igiye kuzitesha agaciro. Izo nsengero igiye kuzishyira hasi, izo mbaraga igiye kuzimenagura. Ubutware bwawe bugiye kongera kugaruka, mugiye guhinduka nk'abantu batigeze baho. Abantu bagiye kubabona mu minsi mikeya, abari bafite ibitanga
ibitangaza, abagenderaga ibitangaza baguze batahawe n'Imana, ubwo bushobozi Imana irabubambuye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mwagambaniye Imana, mujya gushaka ayo mavuta, mujya kugura, ba Apotre Mignone murayafite aho ngaho i Kigali n'abandi mufatanyije urugendo, ibyo byose Imana ije kubitesha agaciro. Imana irababaye, Imana irababaye. Mu Kristo mukanguke, Imana irababaye. Musubize Satani ibintu bye, abo bigishoboka mutari mwagera kure, mugarukira aho ngaho. Hari abandi byarangiye, mugiye gukina finali n'Imana, mwemwe mwamaze gutanga ibitambo, mwamaze gutanga abana banyu b'imfura, abandi babaye ibirindima, abana banyu bapfapfanye gutyo, mwatanze abagabo banyu, mwatanze abagore banyu kugira ngo mukunde, mwatanze abakobwa b'amasugi mu matorero yanyu. Iyo byose Imana irabizi, ije kubitesha agaciro. Mugiye kumwara, mugiye kumwara. Mwashatse imbaraga, mutanga ibyanyu, mutanga abanyu, ariko Imana igiye kubitesha agaciro. Mugiye kumwara. Niyo mpamvu bene data abakristo mukurikiye aje n'ingoga TV, ibi bintu murebe bigiye kubaho mu gihugu cy'u Rwanda, ibi bintu mugiye kubaho ku isi yose. Kuba pastor bagiye bakora ibintu nk'ibi, bagahemukira Imana, bakinjira muri system ya Satani bagamije kugira ngo babone ubutunzi. Abo bidashobokera gusubiza Satani ibintu bye, abo bidashobokera kugarukira aho ngaho, mutegereze ibintu bigiye kuba. Nimusubire mu gihe mwari mugihamagarwa, mufate ibihe byo gusenga, mwongere ibihe byo gusenga. Nimutabikora, bamwe bagiye gusara bave muri iki gihugu cy'u Rwanda. Imana yagurukije indwara mu mibiri yanyu zitari zisanzwemo kubera ko mwahemukiye Imana. Imana ingagurukije indwara mu mibiri yanyu zitandukanye kubera ko mwahemukiye Imana. Ndabwira abashumba, ndabwira abapastoro, ndabwira ababishop, ndabwira abapotre, bamwe mufite inshingano mu murimo w'Imana, mukaba mwaragambaniye Imana, mwarataye umuhamagaro wanyu, mukinjira mu muhamagaro w'abisi, mukumvira Imana, mukumvira abantu. Imana yagurukije indwara mu mibiri yanyu. Imana ibakuyeho amaboko. Bamwe mugiye gutangira gufungwa, igihe Imana igiye guhagurutsa amadosiye abagera mu nzu z'imbohe kubera ko mwanze kumvira Imana. Abapastor n'abashumba n'abapotre n'ababishop mugiye gutangira kubona bari gufungwa, muzamenya ko ari Imana yantumye, muzamenya ko ari Imana yamagurukije. Abandi igiye kubakura mu buzima, abandi bagiye gupfa, bagiye gutambuka, abandi mugiye kuvaho kubera ko mwanze kumvira Imana. Imana igiye kwica abantu banze kumvira Imana. Imana igiye kwica abantu bahemukiye Imana. Imana igiye kwica abantu batandukiriye uburyo yabahamagayemo, abadashaka kugaruka, abamaze kwinjira muri system ya Satani, badashoboye, badafite igaruriro. Imana igiye kubakura muri system. Abandi igiye kubangaza, Imana igiye kubangaza, mugiye kubasora bagende bave aho bari. Niba muri mu gihugu cy'u Rwanda, mugende muve mu gihugu cy'u Rwanda, mutorongere mu buryo irengero. Abari Burayi, muve Burayi mu buryo irengero. Abantu babashake bababure, kubera ko ije kurwanira intore zayo. Ntabwo Imana izatuma abantu bayo barimbuka hejuru yanyu. Yabahamagaye bafitiye icyizere, ariko babajwe n'ibyo muri gukora muri iyi minsi. Uwiteka Imana Nyiringabo aje gukora ibidasanzwe muri mwe. Mwihane, mugarukira aho ngaho. Bakristo namwe mukanguke. Cyangwa ejo bundi nzakora irindi vugabutumwa. Hari ubundi butumwa mfite bw'abantu b'abakristo, uburyo bakwiriye kwitwara bishingiye n'itorero ryawe, ukuri kuribona. Nubona ibimenyetso Imana yambaye nzabahereza, ukabona buri mu itorero ryawe, uzahita uzibukira. Mureke dusenga Imana. Ikiganiro nikikugeraho, ukore share, ucyohereza abantu mu magroupe, kuko abapastor benshi bigirwa n'ubutumwa. Niki ugeraho, ukore share, ukore like, ukore na comment. Ese uri kubona bikwiriye ko abashumba bacu tureka bakakomeza bagapfapfana? Ese mu itorero ryanyu abashumba bakuyoboye nabo bamaze kwinjira muri izi system? Ese ari ibimenyetso ubona? Shyira muri comment. Imana ishimwe cyane. Reka dusenga Imana. Kore subscribe ikiganiro nikikugeraho kugira ngo ubashe kudufasha mu ivugabutumwa. Imana ihabwe icyubahiro. Mana, mu izina rya Yesu, ushoboye byose kandi uri umunyembaraga. Niwe uvuga bikabonetse, wateka bigakomera. Nawe ufite ubushobozi bwo guhindura izi ntore zawe. Uretse wowe Data wa twese mwiza, turasenze mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo Umwuka Wera amanukire imitima yawo, abasha guhindura benshi bamaze kuyorwa, abasha guhindura benshi bamaze kuva mu byizerwa, abasha guhindura benshi bari mu businzi, ahindura benshi bari mu bujura, ahindura benshi bari mu busambanyi, ahindura benshi bafite irari. Ijambo ry'Imana riri muri iki gice cyaho cya mbere, murongo wa 5 kugeza ku murongo wa 11. Harimo byinshi bikwiriye umwepiskopi, harimo byinshi bikwiriye umushumba, harimo byinshi
byinshi bikwiriye ububaha Imana, ariko ibyo byose ntabwo ariko babikora. Barabitaye bava mu byizerwa, biremera ibindi bishushanyo, biremera izindi mana, biremera ibindi bigirwamana, aribyo bayobora uburyo muri iyi minsi, ariko bakishunya no mu itorero, kubera ko benshi bariho baza nk'abashumba, ariko muri iyi minsi bavuga ibyo byizerwa, bagendera mu byabo bishakiye, ariko inama zizi ko bikira abashumba babo, ntibazi ko bamaze kuva mu byizerwa, ariko aka kanya urongeye kubakebura, uko ntabwo ushaka kuhagira barimbuka muri bo. Niyo mpamvu duseze mu izina rya Yesu, kugira ngo ubutumwa nibugera ku bashumba, nibugera ko bafite inshingano umurimo w'Imana, bongere batekereze bagaruke mu nzira. Izina ryawe rishimwe kandi rihabwe icyubahiro. Urakoze kuri Imana wumvishe gusenga kwacu, urakoze kuri Imana wumvishe ijambo n'ubutumwa dutanze, urakoze kuri Imana ibuze kubishingikiriza imitima y'ubwoko bwawe, Imana ibuze guhindurwa n'ijambo rya Imana, uze ko afite ubukana, uze kubaha umugisha, umwuka araza kuganza mu mitima yabo, ni mu izina rya Yesu y'amajoro. Urakoze kuri Imana ibyumvishe, amen. Mugira amahoro. Ni Pastor Clement, ndabakunda cyane. Ukeneye kudushyigikira muri uyu murimo, nimero ya telefone iri aho ngaho muri edition ya description, uri buze kuyisangamo, waduhamagara ukatuvugisha, cyangwa se ukandika muri comment. Uwiteka guha umugisha kandi akwishimire mu izina rya Yesu. Mwese aho muri mu kazi, Imana ibaha umugisha kandi muhaye muronke, mukomeze mwubaha Imana. KRISTO ari bugufi guhemba no guhana buri wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Asante sana, mubarikiwe sana, turabakunda cyane. Ciao ciao.